Tubaye ikaze bakunzi b'umuco wacu TV, bakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki ndetse n'abakunzi ba Magash TV, tubifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 2024. Nk'uko mwumvise twabivuze, tuvuga amateleviziyo cyangwa imiyoboro ya YouTube iduhuje cyangwa dukorera, ni nako kandi ubu muri kino kiganiro tuhahuriye twembi turi Nyabutatu nziza cyane kugira ngo tuganire ku makuru ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange, kuko intego yacu ni icyagarura amahoro. Intego yacu no kugarura amahoro no gushyira amahoro asendereye mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika yacu. Bahaye ikaze bwana Sentama, nguhaye ikaze bwana Magashi. Urakoze cyane bwana Mushakamba. Magashi ndagukeje nteje abavandimwe duhuriye kuri umuco wacu TV, ndabasuhuje cyane kabisa, ndabakunda cyane kandi mujye mushimira Mushakamba rwose abaha amakuru meza yitonze, nanjye mumva ndamukunze neza. Ndagushimiye cyane bwana Magashi. Niwe komera bwana Magashi. Niwe komera Sentama wamaye. Yego. Magashi niwe mushyitsi ku muco wa TV, ariko kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki si umushyitsi, ariko muri coalition yacu ni umushyitsi kuko twakoranaga cyane na Sentama. Rero Magashi tuguhaye ikaze ndetse uranisanga, ubu wamaze kuba umusangwa. Sinisanga kuko mbasanze, icyiza nuko ntazatangaza ibyo nsanze, ahubwo nzabisigasira mbibungabunge. Yego. Tuzatatira igihango tuwangabiye. Ntabwo nzamera nka babandi tugiye kuvugaho, batotore bazane ziriya nkozi zizane hano. Nibyo rwose Magashi, nk'uko wari ubaye nk'ubikomozaho, inkuru zaravuzwe zandikwa mu bitangazamakuru, hagaragara n'ibimenyetso bimwe na bimwe, ariko hari ibitaragaragara simusiga cyangwa bitarasa nko kurenga umurongo, ngiye niko nabyita, aho Kisekedi yagerageje afasha imbaraga ibikoresho FDLR ba genocideri cyangwa abandi bakomoka ku ba genocideri n'abandi bashyigikiye FDLR bakaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakakirwa muri presidence, ariko byabaye agahomamunwa ubwo hagaragaraga ibaruwa igaragaza Perezida Kisekedi ari kujya mu gihugu cya Niger yohereje intumwa isaba ko abajenosideri ruharwa babuze ibihugu bibakira kubera amaraso n'umuvumo w'amaraso. Kisekedi we yemeye kubakira. Bwana Magashi, iyi nkuru wayakiriye ute mbere yuko tubaza Sentama? Urakoze cyane Umushakamba, mu by'ukuri kugeza kuri uyu munsi wa none mu bihugu by'amahanga byaba bidukikije byaba hirya no hino n'ibyo tudahana imipaka, ubabajije uti ninde wazana amahoro muri iki gihugu cyacu ko hari intambara, ninde wazana ituze, ninde wazana umutekano, ninde wazana umuco mwiza wo gusangiza abanyagihugu iby'igihugu uyu munsi wa none? Kubera ko tutabaha perezida wacu Paul Kagame, baza bagahita amafande Kabarebe, bahita amafande Nyamvumba, bahita amafande Kazura, bahita amafande bafande bose nk'uko ubyumva. Kubera iki? Barabizi neza ko aba bantu aho bageze ahari amarira hahinduka ibitwenge. Birazwi ko aba bagabo aho bageze abicwaga ni ukuvuga ngo ifuni isubira umuhero. Yego. Aba bagabo bazwiho gutabara inzirakarengane, bazwiho guhagarika jenoside, bazwiho kugarura amahoro hirya no hino ku isi, turi n'igihugu cya kane by'umwihariko. Yego. Hanyuma rero nanone nurumva ntanze urugero, hanyuma nanone tugiye kuza ku rundi rero. Ushatse abajenosideri, yego, ushatse gutegura umugambi wo kuvuga ngo aba bantu rwose ngiye bari abantu ndabanga, ndashaka uburyo nabarimbura. Udahamagaye Kabirigi, ntuhamagare Sagahutu, ntuhamagare Nuze, bariya bose barenga yabo, ntuhamagare. Yego. Uwo mushinga wawe ntago wapfa gukunda cyane, kuko bafite uburambe bw'imyaka myinshi cyane kuva muri 60. Bafite uburambe rwose mu gutegura jenoside, bafite uburambe mu kuyishyira mu bikorwa, bafite uburambe mu ngengabitekerezo no kuyikwirakwiza,
bafite uburambe mu bugome n'ubwicanyi. Rero mu gihe Kisekedi ashaka kwikiza abavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, nta bandi yari gushaka uretse ba bandi nyine babikoze, abo bita ba ruharwa. Urumva rero mu rundi ruhande yagitoye rwose Kisekedi, umva rwose yagerageje yabera, yagizemo akantu k'akenge niko navuga. Urumva nibwo bwa mbere agaruyemo akantu k'akenge, kuko niba avuga ati genda ashaka kumara aba bantu, agomba kureba ba bandi babikoze n'ubundi ariko ntibashire. Niyo mpamvu rero yagiye kwitabaza bariya bajenosideri. Ikindi cya kabiri, bariya ni abantu bahamwe na jenoside ndetse n'ingengabitekerezo yayo. Uyu munsi turimo turabona mu binyamakuru bitandukanye ibigarasha ingengabitekerezo irimo iravuka ku munsi. Ndagira ngo ejo bundi umugabo w'umunyabigwi, umunyamateka, umwanditsi w'ibitabo, umugabo waharaniye kw'iki gihugu tubona gisa gutya, ndavuga Honorable Tito Rutaremara, uribuka avuga ku basenateri bagomba kuzatorwa mu Rwanda uko bazaba bameze n'icyo bazahangana nacyo. Yavuze ko ikintu cya mbere bagomba guhangana nacyo ni ingengabitekerezo jenoside, kubera ko babona yuko irimo igenda yataka akarere kose. Ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi ni ibintu biri ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo abantu b'abajenosideri bahamwe n'ibyaha bagakatirwa, ibihano byabo bikaba wenda byararangiye, cyangwa abandi bakarekurwa kubera za maguye nk'izo z'abantu b'abazungu bari babashyigikiye kuva na mbere. Yego. Uyu munsi rero ntabwo ari igitangaza kumva ko Kisekedi yajya gushaka abajenosideri kugira ngo yongere bakoreshe jenoside. Ahubwo urebye yaratinze, kuko niyo migambi ye na neva. Ikindi cya kabiri, yego, ntabwo wabitandukanya n'inama zimaze iminsi ziba zo guhuza FDLR. Ni ukuvuga ngo iriya urabona amatariki byabereyeho. Yego. Byabereye ku matariki mu gihe Bujumbura naho harimo habera inama yitabiriwe noneho nabo mu nzego za gisirikare bakiri muri active, noneho barangaje imbere abandi mu ngengabitekerezo no kwifuza kurimbura icyitwa umututsi. Bakaba bashyigikiwe na bariya baperezida nk'uko babyivugiye. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe yandikaga iriya baruwa, n'ubundi iriya baruwa ihita ibahuza n'iriya nama yarimo kuba Bujumbura yatangiye ku itariki 29. Yego. Ibyo bintu byose ntabwo wabisiga, ibyo bintu byose bifite ahantu bihuriye. Noneho ukibaza ngo umuntu urimo gukora ibi ngibi akoresha abamande n'ubundi babikoze, amahanga yirirwa yihana jenoside ati rwose twararangaye, amahanga Loni twararangaye, jenoside iraba ikorerwa abatutsi mu Rwanda. Ubu noneho ko birimo bikorerwa ku mugaragaro, abo bashyigikiye bakaba bari hano hafi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Ahubwo ibi bintu kuki bidatera ubwoba Kisekedi ngo bitera ubwoba n'amahanga yuko noneho ibyo u Rwanda rwifuza ko ibintu bigenda neza, ahubwo ibintu birushaho kuba bibi, aho abantu bongera guhagurutsa abajenosideri bahekuye abanyarwanda, boretse igihugu gicura imiborogo ku manywa y'ihangu, abatutsi baribasirwa karahava, abarenga miliyoni barahatikirira. Yego. Mu by'ukuri rero navuga yuko nibwo bwenge bwa Kisekedi niho bwamwerekeje, ariko ndibaza ko uretse Imana yacu idasinziriye, umukuru w'igihugu cyacu ari maso, ariko n'amahanga bari bakwiye kureba ese koko birakwiye ko hongera guhenderwa jenoside twese tubirebera. Ariko nanone ikindi cyiza ni uko abahagaritse jenoside turacyari babandi. Yego. Turacyari noneho turarenze. Noneho turatyaye cyane rwose. Noneho dufite ibikoresho, noneho dufite mani pawa, noneho dufite ubumenyi, noneho dufite ubuhanga, noneho dufite ubuyobozi, noneho dufite perezida. Yego. Yesu we, nibibeshye noneho. Ngaho se ntama we komerezaho nawe. Urakoze cyane Bwana Magashi, urakoze gushikamba. Gukora biriya mufata nk'umuntu wubaka inzu yagera hashira igisenge akongera akayimanura. Ibyo ni uko murabizi mwese hari inama zagiye ziba kugira ngo zishakire amahoro aka karere. Navuga nk'inama yabereye Rubavu yahuje abo mu nzego z'iperereza
haba yari inama y'inyabutatu, hari abaturutse mu Rwanda, hari abari baturutse muri Congo na Angola, igihugu gihuza ibihugu byombi. Bariya abantu rero bahuriye Rubavu bari bagiye gukora uburyo gushyiraho gahunda yo gusenya uriya mutwe nkoramaraso uriya wa FDLR. Rero gahunda barayinogeje bayigejeje mu nama, Kongo itesha agaciro. Kwitesha agaciro bisobanuye nko gusubiza inyuma ibintu byari bigiye kuzura. Kwitesha agaciro ni nko kudashaka guhuza n'abandi. Kwitesha agaciro ni ukunanizanya. Kwitesha agaciro ni ukuyoboka inzira y'intambara. Rero ngira ngo bimutangarira hari n'abandi yatumiye Padiri Nahimana, ariko se nuko tuhora twibeshya tukamwita Padiri, ariko sinzi ni titire nyine yananiwe gusibika, ariko ubundi ntabwo ari Padiri uriya. Padiri Nahimana yatumiye uriya Gasana. Yego. Mu kanya mwahoze mubibona inkuru yacicikanaga, sinzi niba nayibasangije, aho ahagararanye na Jules Murumba. Nayibonye muri meziti mbitse munda. Hari inkuru yatambutse afatanya akaboko na Jules Murumba. Uwo ntayihaye ndaza kwimuka. Ariko umushakamba nayiguhaye sinayiguhaye. Ntabwo yangezeho. Ntabwo ngiye ntayo nabonye. Ndaza kwibaha mu humura. Urumva babandi bose bakora ibintu by'iterabwoba, bicanyi iki, abo bose ni kwa Tshisekedi. Kongo amaze kwigira nk'iki, sinzi uko nayita, ahubwo buriya uwamubwira mu rurimi rw'iwabo buriya ntavuze mu Kinyarwanda, yenda mbivuge aho atazajya gusemuza mwiringara mu nyemerere mu bwire azandoki. mubwire rwose ubwo iryo ringara muraza kurimbaza nyuma ndaribabwira. Reka dukomeze. Urumva rero abantu harimo azana ni babandi bamwe bafite aho bahuriye n'ingengabitekerezo ya Jenoside, baba bayitekereje, abayicuze, abacurabwenge bayo, baba bayiyobotse nyuma, baba bayishyize mu bikorwa, abo nibo bantu agenda akurura yiyegereza. ibaze nawe yarazengurutse aramanuka ajya hariya mu majyepfo, azana mucuti we wo mu majyepfo, kandi murazi ko barafatanije, ni ibintu bashyize ku mugaragaro, kugeza aho muzi inturo zagiye ziba ahantu batoreza ibyo gukoresha intwaro gakondo nk'imiheto, imipanga n'ibindi. Ngira ngo ayo makuru rwose narabakurikiye, nagiye muyatangaza. Biriya rero ni iki? Biriya hari n'abandi, ngira ngo Bwana Magashi hari amakuru yakundaga, sinzi niba aho yavaga harasenyutse, hari ikintu twitaga igisenge. kiriya gisenge rero naje kubura WhatsApp nari ngifiteho, baje kuyibaninga. wabonaga amakuru ava mu gisenge agaragaza ubufatanye bwabo guturuka mu majyepfo kugera hariya kwa Tshisekedi, kugera ni Burundi ahubwo niho majyepfo. Warabibonaga. Biriya rero ni ideoloji, ni ideoloji ya Jenoside, nta kindi. Y'abantu ubona bize gukoresha imihoro, y'abantu ubona bakenesha abantu. Ko urabizi buriya hari kenshi buriya, kuko hariya nahabaye, hari abaturage babo bampamagara bakambwira nk'ukuntu n'ingabo z'abarundi zibiba n'inka ziri hariya. Rero biriya byose mwarabibonye, amazu yagiye atwikwa, mwarabibonye aho barasa inka, mwarabibonye, nta kintu mutabonye cyane. Biriya rero byose ni ibya Kigali.
atabishaka ni igeragezwa rya jenoside rero we yarimo kuyikora kuko burya ifite inzira iheramo hatangira jenoside yaratangiye hagakurikiraho iyo byakomeye buriya bashyiraho uburyo bwo gutesha abantu bashaka kwica uburyo bwo kubambura ubumuntu bita udusimba bakabitiranya n'udusimba kugira ngo babibwira bumve ko ari ibintu byoroheje nta kibazo kirimo bagashyiraho na gahunda yo kuyihakana ibyo rero biriya ubona ko Tshisekedi arabikora cyane ahubwo waranarenze ko yaragerageza n'aho barya abantu nari ntarabona aho barya abantu kuko hari byarantangaje rero kiriya ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gisaba kwigisha ni ikibazo gisaba kurwana kwigisha nk'uko tuganira tubivuga tukabyamagana noneho kugira ngo nawe yikange ahubwo buriya amahanga arishya za Human Rights Watch n'imiryango mpuzamahanga yose irengera uburenganzira bwa muntu bagakwiye kuba bamwamagana kuko umuntu wahamwe na jenoside nk'uriya nk'abariya batandatu twavugaga ntabwo turabavuga amazina wenda ntabwo abantu baratwumva ariko harimo abazwi cyane iyo uvuze nka Zigira Nyirazo Prote ni umwana yanabaye prefe wa Ruhengeri yaroza Ruhengeri prefegitura ya Ruhengeri bakundaga kumuhimba ngo ni Zede ni izina rye rya Zigira Nyirazo bahinaga bakamwita Zede winatinda kubera ko ari umwami wa Habyarimana yego kandi amateka atwereka ko yafatanyije na mushiki we cyane hamwe n'abagosora nibo bari abantu bakomeye cyane mu itegurwa no ishyirwa mu bikorwa rya jenoside rero gufatanya n'abantu nka bariya kugira ngo buriya nawe intoki ze ziriho amaraso akibahamagara intoki ze ziriho amaraso rwose ko ni umufatanyacyaha kuko abandi bindi bihugu byanze bikabamagana wati nimuze burya rusuferi rivungira indi yego cyane indi Tshisekedi rero bwana Magashi ahubwo icyo twakwibaza buriya turebye nk'imbere ahazaza he turabona hameze hate nyuma yo gukorana n'abantu nk'abariya buriya nyine ararangiye mbere y'uko Magashi gusubiza nagira ngo wenda nanjye ngira icyo mbabwira ubundi iyo umuntu yakatiwe bimeze kuriya bo nibo basigara basaba bo n'imiryango yabo basaba ibihugu byabakira bagerageje mu bihugu nk'Ububirigi bukunda gushyigikira bamwe muri bariya bantu buranga ibihugu nk'Ubufaransa n'ibindi bihugu birabanga ku buryo biba bimeze nk'aho bakiri muri gereza babuze abajya kubafata ariko iki gihugu cya Kongo ukuntu gitangaje Tshisekedi ukuntu atangaje we niwe uri kujya kubisabira ari nayo mpamvu nanjye nabihaye akandi gaciro gakomeye kuko bo ntibanditse ngo basabe noneho Kongo ibyange cyangwa ibyemere ahubwo yo niyo iri kujya kubishakira bisobanuye ko ifite umugambi muremure nyuma yo gufasha FDLR ibishoboka byose byageraho intare za Sarambwe zigahaguruka zikirwanaho zikabakubita zikabandagaza zikabirukansa nyuma yuko ahamagaje abo bose twahise tuvuga Banahimana ba Gasana bikavugwa ko nuriya muhungu wa Habyarimana nawe aherutse kugerayo nyuma yuko yihuje na Neva hariya hepfo mu Burundi bakakira ba generale bariya nabo tuzatubita ingirwa generale n'ubundi n'aba FDL nabo ni nyeshyamba bariya baho nabo ni autoproclamé ndetse na nyuma yuko yishushanyije imbere y'amahanga ngo Rwanda ngo ibiganiro yarangiza ibiganiro byajya kurangira akahita agaragaza uwo ari we
akagaragaza ko we na FDLR basezeranye, bavanze umutungo, bafitanye igihango, ndetse nyuma y'uko wenda Tshisekedi yigaragaje mu isura y'ikote rya politike, ukabona ko ari umuntu ushobora kuba muzima utaharanira ko abantu bapfa, cyangwa akanishushanya akabanza kugirana umubano n'u Rwanda, ariko noneho yareruye. Reka tuvuge ngo yabaye nka wa mukobwa w'igishoshwe babwiye ngurira igiti yambaye ikanzu arurira, uko akomeza bamufana akaba ariko akomeza azamuka atazi ko ari kugaragaza ubwambure bwe. Rero nawe ngira ngo aho bigeze uko bamubwira, aba FDLR bamushyigikira n'abandi bashyigikiye FDLR bamufana, niko akomeza agaragaza n'ibindi yari abitse mu mutima, ndetse nabo bafatanije bagashyira hanze byose. Ngira ngo ubu ngubu ndumva amahanga niba bishoboka yagakwiye kwita yandika Tshisekedi akandikaho egare umujenosideri, kuko arabashyigikiye bikomeye, ibyo ari gukora birenze urugero. Ariko nk'uko nari mbivuze nti Magashi, mbere y'uko gusubiza nanjye ndongera nse n'umubaza, mukurikije mu mateka yaba y'ibihugu byo mu Burayi ndetse no mu bindi, ubundi hari umuperezida wigeze ava nka Tshisekedi ngo ashyigikire ikibi amahanga yose yamagana muri oni bamagana, nubwo batarahaguruka ngo bamwamagane nawe, bamwamaganane n'icyo kibi? Bwana Magashi, ikibazo wacyumvise? mu by'ukuri urabona ari nde wundi? ni ukuvuga ngo abakamaganye ibyo bintu nibo babasura, kandi nibo babafashije kugena uburyo ibyo bintu bigomba kuzakomeza. Uzareba ni muri ya mishyikirano twavugaga, ahanini buriya twaje kumenya amakuru y'uko Neva ubwe niwe wabwiye Tshisekedi ko atagomba kwemera iriya mishyikirano. Ibyo bintu tubiziranyeho, haba kwa Nuriya Mashariki, haba no ku Muco Wacu TV. Siko bimeze? Yego. Ni ukuvuga ngo rero abashyigikiye ingengabitekerezo bari hejuru cyane n'ubundi ni bamwe mu Babirigi. Ntabwo muzi ko ari Ababirigi bose, ariko n'ingengabitekerezo iryamye. N'iteka ryose iyo muri Kongo hagiye kuza amahoro, bahita bafata umuperezida wa Kongo bakamukorompa, bakamubwira bati ibi n'ibi, kubera ko inyungu baba bafite rimwe na rimwe ziba zirenze ku buryo bavuga bati hadakomeje kuba akavuyo, izi nyungu ntabwo twazibona nk'uko twazibonaga. Uyu munsi wa none uburyo batwaraga amabuye y'agaciro ya za Rubaya n'ahandi, niba M23 kirihari, ubu ngubu batwaraga amabuye urumva bameze bate? Kandi ni bamwe muri bo kuko bayagemurirwaga na FDLR. Yego. Barabizi neza yuko M23 igeze ku buyobozi ntabwo wajya wiba amabuye y'agaciro uko ubishaka, kandi nta nubwo wakwica umuturage uko ubishaka. Kandi ibyo bintu birigaragaza ukurikiye naho M23 uyu munsi usanga amahoro ahari bitarigeze bibaho muri Kongo. Uwashyigikira ayo mahoro rero M23 ifite irimo izana mu banyekongo ntabwo yaba akeneye inyungu, kuko inyungu iba mu buyobozi buri dezorudire, kugira ngo aba bagashaka buhake bakomeze biyirire uko babishakiye. Yego. Mu by'ukuri rero ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ubona ubakoma imbere, nk'uko n'ubundi muri jenoside ikorerwa Abatutsi nta wigeze abakoma imbere. Bakoze ibyo bashaka kubera ko hari abazungu babihagazemo kandi bafite influence mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twakwibuka nka Mitera, twakwibuka n'abandi Babirigi babigizemo uruhare, ariko mu by'ukuri uyu munsi wa none kubona amateka bashaka ko yisubiramo nubwo bitashoboka, ariko mu by'ukuri biteye isoni n'ikimwaro ku mahanga abona ibintu nk'ibi agaceceka. Biteye isoni n'ikimwaro ku miryango mpuzamahanga yirirwa isakuza, kandi mu by'ukuri bose bazi jenoside yakorewe Abatutsi, bazi uburyo yateguwe n'uburyo yashyizwe mu bikorwa. None ababikoze uyu munsi bakaba barafunguwe, barongeye bashatse kugira gute? Bashatse kongera kubisubiramo. Birumvikana ko isi rero yaba idatanga ubutabera, birumvikana yuko gupfobya jenoside byo byaba binarenze, kugeraho ubona umuperezida yisunga abajenosideri bazwi, imiryango mpuzamahanga igaceceka. Reka wenda duse nk'abagarukira hafi, kuko ntabwo tuzi ese ejo cyangwa ejo bundi ibihugu bindi bizabivugaho iki ibi bintu turimo tuvuga uyu munsi. Ariko mu by'ukuri bakabaye bakoze reaction, kuko ibi ngibi kugira bitugereho biba byaciye mu nzego nyinshi kandi ugasanga nta kintu babivuzeho. Yego.
Kisekedi rero nta muntu afite wo kumugira inama, abakamugiriye inama nibo arimo ahangana nabo. Ubu indi nama yakazigiriwe na Perezida Paul Kagame niwe uzi ibibazo uburyo byagiye bibaho muri Kongo n'uburyo bari barasezeranye ko bizakemuka. Mu by'ukuri rero yakabaye agira inshuti Perezida Museveni, ariko kugira inshuti neva ufite ingengabitekerezo nk'iy'abashyigikiye bari kumwe nayo, urumva rwose iyo nama nta hantu yayikura. Mwe kumurenganya rero, aho ari hasa n'ibyo arimo, ibitekerezo bye bisa nk'uko umutima we umeze cyangwa n'abo bafatanije. Gusa nakomeje mvuga yuko ibyabaye byarabaye, ntabwo bizongera kuba. Abahagaritse jenoside yakorewe abatutsi turacyahari, bamwe muri twe hari abatashye, ariko abahari twebwe ntabwo ibyo bintu bizashoboka. Bizahera muri iyo mishinga no muri ayo magambo, ariko mu by'ukuri biteye agahinda kubona umuntu ageraho akavuga amagambo nk'aya, cyangwa se hagasohoka inyandiko nka ziriya ukareba n'abo zisohotseho. Biteye isoni n'agahinda rero. Ntabwo Kisekedi agira abajyanama. Murakoze. Yego, urakoze cyane Bwana Magashi. Reka noneho nongere mbabaze ikibazo muri bunsubize mwembi. Kuba Kisekedi abona ari kugenda yiyegereza imbaraga z'aba FDLR n'abajenosideri bari hirya no hino, ndetse b'ibigugu n'ubwo banashaje, ariko ni ibigugu mu ngengabitekerezo, ntabwo kwaba ari ukubera ko M23 bamwe mu bajenosideri yari yishingikirije nayo bageze kuri bica, kuko buri munsi twumva ngo abakoloneli bapfuye, Ruhinda yarapfuye, n'abandi barapfa baramukurikira, n'abandi benshi. Uraso kugira ngo akore nka recruitment yindi nshyashya. Recruitment nshyashya nanone ukarokereta babandi babasaza, nuko arimo ararokereta ingengabitekerezo kugira ngo yimakaze, kuko bariya nta n'ahantu bagahawe ijambo. Kuba n'uyu munsi turimo tubavugaho, Imana ishimwe ko tutarasoma n'amazina yabo, ariko wenda twanayasoma kugira ngo n'abanyarwanda babyumve n'abandi. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari akabantu twakabaye tunavugaho, kuko bariya ni abantu bakabaye expired, bakabaye bari ahantu banafunze, cyangwa ubwo bakabaye baranapfuye kuko bo bishe benshi. Ariko kuba uyu munsi bagihumeka, none bakaba bashaka guhabwa uburenganzira bwo kongera gukora bya bindi batabashije kugeraho 100%. Yego, nibyo biteye isoni n'agahinda n'ikimwaro ubuyobozi bwa Kongo, ndetse no kubabikoze ubwabo, ndetse no kubabishyigikiye ubwabo, ndetse no kubatabyumva ubwabo. Mu by'ukuri rero kuba ari ukuroketa, ararokereta ingengabitekerezo, ahubwo agiye kuyimakaza ingengabitekerezo ikwiye mu karere. Aribyo navugaga, Honorable Tito Rutaremara yavugaga ati ibi n'abasenateri bakwiye guhaguruka tukarwanya ingengabitekerezo kuko irimo iragenda ikongeza mu karere. Yego, aho twabonye babita kwira bavuga bati bariya n'abanerotike, twebwe turababantu kandi barashaka kuzatuyobora n'iki, tugomba kubica hakiri kare. yego, urumva. Aho Neva yahagaze hariya akavuga ati tugomba kubafasha rwose uru rubyiruko rw'interahamwe n'aba FDLR bagasubira mu gihugu cyabo, haba mu nzira izo arizo zose, zaba iz'intambara, zaba n'iki cyose n'imishyikirano, ibintu nk'ibyo. Urabyumva? uvuga uti si ugusubira mu gihugu, uvuga uti ngo bagakuraho Kagame. Urumva nyine urumva iyo bazanye intwaro nta kindi, nyine bakaza ngo gukuraho Kagame. Kwibaza abangaba ibyo batekereza, ibyo bavuga barabizi ubundi. Rero mu by'ukuri abangaba bareke bakomeze bikine, barimo baricokoza. Umunsi umwe babigerageje nibwo bazamenya uko inama zambarwa. Yego, Bwana Sempamahoro abibona ute? Icyo mbibona, ukuntu mbibona biriya rwose ni ukongera. Urabona ko hari n'ikintu cyo kongera, nko kongera amavuta mu muriro. Yego, kuko ingengabitekerezo n'ubundi yari isanzwe yarabibwe hariya n'abahahungiye kare, noneho kongera kugarura bya bigo byacuze ya ngengabitekerezo ya jenoside akabizana hariya. Birumvikana hariya ntabwo bazaba bafunze. Birumvikana Kongo yananiwe kwambura ingabo zitwaga FARC, kuzambura intwaro n'interahamwe, ikananirwa kuzambura intwaro. Kongo yananiwe kubashyira kure y'urubibi rwayo n'u Rwanda, aho bari baturutse bafunze. Kongo yananiwe
kugabanya wa mubare w'imitwe yitwaza intwaro yaba abo mu mahanga cyangwa abo muri kiriya gihugu. Kongo yananiwe biriya byose, ntabwo nyibona ari Kongo ifata bariya bagabo ikababuza gusubira muri ya politike yabo, kandi kuko bariya bagabo ngiye mbafata nka ka kandi tuvuga mu kinyarwanda ngo kabaye icwende. Yego. Nibagera hariya bazakomeza n'ubundi biriya babayemo ya politike yabo. Kongo rero yananiwe biriya byose. Kongo yananiwe kwigarurira umutekano, igahamagara ba Wagner, igahamagara ba Blackwater, igahamagara Abarundi, igahamagara SADC. Kongo yananiwe biriya byose. Kongo yananiwe gutera imbere mu bukungu ifite, kugirira umuturage akamaro. Kongo yananiwe guha umuturage wayo umutekano ngo aryama, asinzire, akore, atere imbere. Kongo yananiwe guca ubwambuzi. Kongo yananiwe guca ubwicanyi. Kongo yananiwe kuvanaho kuribwa kw'abantu. Sinyibona ari Kongo igiye gukora ibintu bizima. Yego. Ikigiye gukora rero ni ugukongeza akarere kose, yabona ikigiye gukora. Kongo yananiwe guhuza n'ibindi bihugu. Arabibonye Kenya iza muri za ngabo zivuye muri East African Community. Yego. Ukuntu bananiwe guhuza n'abanyakenya, ukuntu bananiwe guhuza n'izindi ngabo zindi zivuye mu bindi bihugu zije gucungira umutekano. Kongo yananiwe biriya byose. Kongo itaragize icyo ishobora, kuko urebye umunsi ukareba imihanda yabo. Buriya nigeze kujya ngenda n'imodoka nkava Igoma nkajya n'Isangano. Kera twahagendaga iminsi 7, nabwo urumva ntabwo byari byoroshye. Ariko ubu ngubu basigaye bahagenda ukwezi. Kongo rero yananiwe ibyo byose. Simbona bari abantu bazaniye amahoro, ibazanye kuzambya umutekano wabo wayo, waba n'uwahandi, uretse kwenda ahandi ntabwo bizashoboka. Ariko nawe rwose ariko wamugane nakomeje mvuga ko uvuga ati padiri none ugiye kuyoza ibintu kuko uboniza n'amahoro. Uwo kuribaza no kuzana abajenosideri yewe we n'umuriro ahubwo bariya bizaniye ikishi nk'urutoki. Yego. Rero hari umugabo wigeze kuvuga ngo Tshisekedi ameze nk'unywera itabi kuri sitasiyo ya esanse. Aha, ni nk'ibyo. Uriya ahubwo arashika ibiriti. Ibaze wumvise ngo zigira nyirazo arahirya, ukumva ngo kabiri gera ahirya, ukumva ngo Simba arayize, ukumva ngo Bizimungu, ukumva ngo nde ngo barahirya. Gayibaze nawe. Simba arayize natangiye kumwumva nkiri umwana, yazanye mu duce twari dutuyemo. Yego. Yari yazanye imihoro ahitwa Igasembe hafi yo mu Rubaye. Ngaho. Agaragara yazanye amakamyo yuzuye imihoro. Urumva rero ko ntabwo ni ibintu bindi mu mutwe kuva n'umwana icyo gihe kugeza uyu munsi. Ni ibintu nagiye mpura nabyo mu mateka twabayemo. Rero Kongo yananiwe biriya byose. Kongo ijya mu biganiro ntihuze n'abandi, bakajya mu mudiho ntibahuze, igasobanya. Ndayibona igiye gusobana ariyo mu gihe bw'imbere. Ndebera Kongo yarigeze ku musozo w'ibiganiro, none ndebera ukuntu birangiye mana we. Birangiye yitabaza abajenosideri ku mugaragaro noneho. None tuvuga icyo amahanga atareba n'iki, icyo umuntu wese atareba n'iki. Mu gihe umuntu yumva u Rwanda rwumvaga ko ibintu bigiye gukemuka mu mahoro, none yitabaje abajenosideri. Urumva icyo agamije ukuntu ari ikintu kibi. Ni kibi cyane nk'uko bivuze bwana Magashi. Urumva kubyihangana noneho biri kuri dogere yihe noneho ubwo. Nibyo navuze ngo bari kurenga umurongo utukura. Ubundi ngo igitonyanga cy'amazi gituma inyanja yuzura. Yego. Mu ndimi z'amahanga niko babivuga. Mu Gifaransa igitonyanga cy'amazi gituma inyanja yuzura. Ese mwari muzi ko reka mbandi makuru mutari muzi. Yego. Mwari muzi ko impamvu iyi ntambara ya Bukombo, yego, ngo barashaka ko M23 ngo ikubita nyine ikamanuka hariya za Kanyamahura n'ikibuzi igakubita no mu kibaya hose.
ngo hanyuma abasirikare bose ngo nabo n'izi FDL zose noneho ngo zigahita zigira gute zigahita ngo zishora mu Rwanda ngo nizo tirike niyo mpamvu ngo barimo batera M23 ku manywa na nijoro muri biriya bice. Abananiwe kujya Rubaya bose habashyize bazagera icyubago. Nana Magashi ujye uzire rero Nana Magashi akabuze basiza akaboneka mu isakara. None se buriya ahubwo babwirwa n'iki yuko batazarangira hariya bazadivatinga n'ibande n'ubundi hasigaye bangaye. Yes, uvuze neza cyane. Baratera intambwe imwe bagakandagira mu Kivu. Ibibazo. Bwana Magashi na Bwana Sentama ngira ngo tubitanze ibitekerezo bitandukanye, ariko u Rwanda rufite abarubereye ku nkiko. U Rwanda rufite uburyo rwubatse mu nzego z'umutekano, yaba mu majyepfo no mu burengerazuba ahari umwanzi niho ndi nitsitse cyane, ariko na Kongo nayo ifite abatabazi barimo bayitabara, bamaze kubohoza Rucuru, bamaze kubohoza Masisi, bari kubohoza Rubero, Nyiragongo bayigeze kure, ndetse bafite gahunda yo kubohoza n'ahandi hose. Kuba noneho harimo harambagizwa Bwana Mushakamba kusiga Karehe ko nayo bayinjiyemo. Yego na Karehe urakoze cyane. Kuba noneho haje bano ba genocideri birabwira iki M23 cyangwa M23 kugira ngo yongere, niba ari n'imbaraga irongera cyangwa tekinike cyangwa ubundi buryo runaka iri bwongere, kuko ihurizo cyane riraza kuri M23 kuko ariyo irimo gushaka amahoro hariya, ariyo ishaka ko ibintu bihinduka, kandi nk'abanyekongo bikozwe na ba nyirabyo, atari ukuvuga ngo habayeho ubundi bufasha cyangwa indi intervention y'amahanga cyangwa y'ibindi bihugu by'amahanga. Kuri mwebwe muragiriye inama M23, ese M23 niyo zitaba inama zawe urabona ikwiye gukora iki? Bwana Mushakamba ndabona icyo mbona ni iki ngiki. Buriya ruriya rugamba hinjiye n'ikindi gihugu, isura ya AFCM 23 ntiyaba ikigaragara. Inama rero ntanga kuri AFCM 23 nubwo ntabwo ndi umujyanama wayo, ifite abajyanama bahagije, ariko jye nk'umuntu usesengura niba ishaka kuko kwemeza mu ruhando mpuzamahanga ko ari AFCM 23 ifite imbaraga kandi ishobora kuyobora n'igihugu. Yego, yigaragaze bariya barimo bisuganyiriza hariya bose, ikubite imanure, yamanuka igenda mu majyepfo aho yakwerekeza hose, mu byerekezo byose rwose ikubite, kandi nyifitiye icyizere nzi ko bishoboye. Ni abantu b'abasore bafite imbaraga, bafite ibikoresho, twarabibonye. Ntabwo barwanisha ibiturika gusa, barwanisha n'ikoranabuhanga. Byaragaragaye iyo bayobya drone yari igiye kubarasa ikarasa uwo bahanganye, biragaragara ko bafite ubushobozi. Yego, njye nabagira inama y'uko bagakubita Tshisekedi n'ingabo ze n'abambari be bose, kuko barabishoboye. Nta wundi wo kubakanga hariya. Wabonye ko bafata mbiri n'abazungu uretse n'abirabura. Ubundi bakubite rwose hariya, bahakubite bahanoze. Ibyo gukora ibiganiro babireke. Nibashaka ejo mu gitondo tuzabumve injiri kuri cya kibuga cy'indege cy'Kinshasa, cyangwa se n'uyu mugoroba barare bageze n'ikisangani. Yego, aho bita za Bangoka na Simisimi. Rero niyo nama nabaha, bakubite bigaragaza. Yego, kuko ikigaragara uwo bahanganye ntabwo akeneye ibiganiro, nta mishyikirano akeneye inkoni zimukubita. Buriya yakumvishwa n'urushyi. Wa mugani wa Kofi ati ntiturwana, ahubwo baratunoba. Sinzi niba kunoba ubizi. Yego, ubwo rero nibamunobe kuko nibyo ashaka. Umva rero yewe ndavuga akantu gatoya. Yego, M23 buriya rwose
kuko urabona n'aha ngaha tumaze iminsi tunabivugaho abayobozi bamwe batangiye guhunga mu bihe byashize. nanone igihe buburaga imirwano bari batangiye kugabana uburyo bari bukore za withdraw. n'uyu munsi nubwo ubona biteze kuriya ariko bamaze gupanga withdraw. withdraw nta yindi bavuze ko bazayikorera muri Sud Kivu bagahura n'abarundi nabo ko bakokipa Sud Kivu. ubwo urumva harimo kuba bashaka kurwanya fande makanika cyangwa twirwaneho nuko kuko bafite umugambi n'umunini wo kurimbura inyoko ntutsi. mu by'ukuri rero M23 yuko amazi atari yayandi ndetse n'u Rwanda rumenye neza yuko amazi atari yayandi. Kisekedi arimo aregeranya abajenosideri aho u Rwanda ntabwo rubiyobewe ndabizi neza cyane. M23 rero nayo nimenye yuko nta mikino ihari. ikindi cya kabiri M23 kuba u Rwanda rwari mu mikirano na Congo ntabwo M23 iri mu mikirano ntabwo igeze ihamagazwa. rero M23 impamvu yayo izumvikanishwa n'urusasu. nta yandi mahitamo rero ya M23 uretse kuba tayari bakarwana na duyi. by'umwihariko uyu mujyi wa Goma abaturage biteguye kwakira M23 nayo ikagenda iguma mu mpande. ariko mu by'ukuri ni zimwe muri strategy z'urugamba. shimira ko mbere y'uko babanza gufata umujyi wa Goma bagomba kubanza gufata imitima y'abaturage ba Goma. yego ibyo birumvikana. yego rero mu by'ukuri nabicyo gukora barakizi bamaze iminsi bagabwaho ibitero. ubwo hasigaye nabo ni kwa kundi kwa kwirwanaho ariko bagenda babohora ibindi bice. ni icyo ngicyo nabifuriza nta kindi. urakoze cyane Bwana Magashi. ngira ngo ni tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu twanatangagamo n'amakuru ariko twibanda cyane kuri iyi ngingo yo kuba Kongo ikomeje kwiyegereza abajenosideri. byahoze bivugwa ko Kongo ifite umugambi wa jenoside igenda ikomeza ibiceceka igahimba ibinyoma bitandukanye igahimba amasakre yikoreye ubwayi ikayigereka kuri M23 ikayigereka ku bandi. ariko noneho bikaba bigaragaye navuga ngo iribatije irikomeza nk'aya masakaramentu yose yo mu kiliziya iranishingira ingengabitekerezo igaragaje ikirimo ireruye ishyize ku karubanda. ariko yarwanyije M23 imyaka 2-3 yarananiwe ariko yagerageje no gukoresha imbaraga z'umurengera. ntitwasoza Magashi utavuze irengero rya za ndege za Sukhoi na za drone. oya n'ubundi byo bagerageje bakomeze bagure. irengero ry'indege nyine zaraje aho kugira ngo zirase umwanzi zitangira kwirasa. imbunda baguze hirya no hino zitangira gufatwa ziragaragara. abacanshuro barafatwa imbunda zirafatwa abarundi barapfa FDLR zirapfa. ubwo rero niba biyemeje nyine bakaba bazanye barabajenosideri bazi yuko hari icyo bazabafasha nababwira iki. ariko nanone bamenya yuko rwose turi tayari kurwanya ingengabitekerezo tukayirimburana n'imizu yayo yose. murakoze cyane bakunzi bacu. nabonye ko leta y'Ububiligi yatumije ambasaderi wa Kongo ngo ajye kwisobanura kuri uriya muntu bakatiye urwo gupfa. yego kuri cya gihano cy'urupfu bashizeho ngira ngo umwana na sebuja batangiye kurebana y'ingwe. hariya ni kwa anko nta kibazo hariya harisanga. byiza cyane Bwana Sentama nk'uko Magashi yari abivuze ati turahari kandi uwabatsinze ntaho yagiye. yego reka tubwire abari badukurikiye tubabwire ko twari mu kiganiro twahuriyemo turi abanyamakuru batatu duhuje intego nubwo dukorera ibitangazamakuru bitandukanye. Umushakamba ku Muco Wacu TV, Magashi kuri Magashi TV ndetse na Sentama kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. aba badukurikiye ikiganiro kijya kurangira nubwo bemerewe kongera kugitangira ariko bamenye ko twari kureba Kisekedi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayoboye uyu munsi baraganisha he akarere ko noneho yeruye akisunga cyangwa se
akitabaza abajenosideri bakoze jenoside bagahamwa n'ibyaha, ibindi bihugu bikanga kubakira, ibihugu bifuzaga ubu ubwabo, ariko noneho Kisekedi akaba yaranditse abasaba ko baza akabakira, ari we ugiye kubirambagiriza, ari we ubishakiye. Bisobanuye kandi bishimangira ko ashyigikiye kandi ashyize imbere umugambi we wo gukomeza jenoside, ingengabitekerezo, kuyibiba no kuyagura no kwica abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Sentama, niba nta bundi butumwa wabagezaho twabashimira, ariko twongera kubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like, yaba ku Muco Wacu TV, yaba kwa Magashi TV, yaba kuri radio na televiziyo Nuru ya Mashariki. urakoze cyane, ndumva nta kindi wenda bajye bakanda kuri share, basangize inshuti zabo amakuru yacu, bakande kuri like, bigaragare ko bakunze ibiganiro byacu, banandike muri comments, bandike baduha ibitekerezo byabo kugira ngo turusheho kwiyubaka. Ndumva nta kindi narenzaho rero. Igicamunsi cyiza ku badukurikiye bose, kandi namwe igicamunsi cyiza wowe Mushakamba na Magashi. Murakoze cyane Sentama wampaye inka. Nshimire Umushakamba utagira imbeho mu nda, nshimire abakunzi bacu aho batwumva n'aho badukurikira baherereye. Reka ngirane amahoro y'Imana nabane namwe. Yego, amahoro y'Imana kuri twese. Ndabashimiye abadukurikiye. Magashi ndagushimiye byimazeyo, ndagushimiye Bwana Sentama. Mwese Imana ibarinde kandi baho umugisha. Nari Umushakamba, murakagira Imana, muragahorane nayo kandi.